Vestina na Dorcas igitaramo cyabo. Iyi ni tour ya Edmonton, bamaze iminsi bazenguruka impande zitandukanye nk'uko twabibonye. Uyu munsi rero baje muri Edmonton, ubu tugiye mu gitaramo kirabera ahitwa kuri People's Church. Aho ngaho rero ubu niho turi, ubu tuvugana niho turi, twahageze. Ubu nakoze urugendo runini cyane kugira ngo ngere muri iki gitaramo. Nakoze urugendo rw'amasaha 4 n'indege kubera urukundo rw'aba bana Vestina na Dorcas, kugira ngo kandi tubane nyine tuhababere n'abadahari. Nagize umugisha rero guhura n'inshuti yanjye, tukaba turi kumwe. Nagiraga ngo muhe ikaze mbere yuko tujya mu gitaramo, mbanze muhe ikaze naho banza basuhuze, atubwire nuko yiyumva muri iki gitaramo cya Vestina na Dorcas. Tuguhaye ikaze. Ndeba amavideo yanyu rero uyu munsi nitishima ko turi nawe. So nitwa Jeanne Mukamiriza. Mukamiriza ni Ikinyarwanda. Mukamiriza. Okay. Uziko ari naryiza ahubwo cyane kurenza. Okay, Jeanne Mukamiriza. Twishimiye kumwakira. Ibisekuruza. Nkabamara kuri Positive Mind TV show. Akaba ari nawe wakiriye bano bana muri Edmonton bwa mbere. Niwe wabakiriye bwa mbere. Ja, wabyumvise ute biriya bintu kwakira bano bana muri Edmonton? Narabikunze, narabyishimiye. I was so excited kubera ko nyine niwe wagiye kubafata bwa mbere kuri airport. Video mu byukuri nari nishimiye to the point ntashoboraga no kubisobanura neza. Ndi kumwe n'abana babakunda, wabibonye uraza kubibona, wenda baraza kuza kutwereka kuko barabana ndabizi ko ntabwo bari buze kwifata. Byukuri barabakunda, barabana twajyanye bakunda cyane. Ariko tutanavuze byinshi, abantu bamaze kubona ko Vestina na Dorcas umubare munini ubakunda cyane n'abana. Nimba ari uko nabo nyine nabarako n'abana mu byukuri. Niyo mpamvu abana kuzibyina muri drama team. So abana niyo mpamvu I think babiyumvamo kurenza kurusha kureba n'abantu bari kuza, ababyeyi bari kuza hano bose turaza kubereka, ariko ababyeyi bari kuza benshi barazana n'abana. Abana babandi bo mu kigero cya drama bose baje hano baruzuye. Abana barabakunda cyane. So niki we expecting muri iki gitaramo? Urumva niki ufitiye amatsiko cyane? Umva mfite amatsiko yo kuko nzi ko abantu ba Edmonton barabakunda cyane, twe kureba abantu kwanza bari buze kuba bangana, kuko nzi ko bari so excited hose. So mfite amatsiko yo kureba umubare wabo uze kungana, mfite amatsiko yo kureba ukuntu nabo bari bubyakire, mfite amatsiko yo kureba ukuntu bari budutaramire nyine indirimbo zabo. I can't wait kutaramana nabo byukuri. So nanjye numva nyine urumva tubumva indirimbo zabo tukanazikunda, ariko iyo ubonye umuntu live bitandukanye nuko umubona nyine mu ndirimbo swati muri izo video bari gukora. Nanjye njewe ndikumva nk'amahirwe byibuze yo guhagarana nabo cyangwa nkabahobera. Donc nyine ndumva ndi excited, ariko twizeye ko nabo babyumva ko hari abantu babakunda nubwo cha vraiment n'umugisha gukorera Imana, ariko noneho n'umugisha birenzeho gukundwa, wumva iby'Imana yagushizemo. Yego, ni umugisha ukomeye. By'umwihariko rwose aba bana barakundwa Jean, tuvugishije ukuri, kuko akenshi tujya tubona ko indirimbo za gospel ugereranyije na zino ndirimbo zindi zisanzwe izo twita izisi ziri ntago nyine biri ku rwego rumwe, sibyo? Ariko aba bana Sha mbona ko nyine bari kuri high level mu muziki wabo, mu ndirimbo zabo. N'abakozi b'Imana kandi Imana yabasize amavuta y'igikundiro, barakunzwe muri make. Rero bantu bacu ubu tugiye mu gitaramo, turagerageza kubereka uduce tumwe na tumwe. Ntago dushaka gukora live cyangwa ngo twerekane igitaramo cyose, ariko turagerageza ibishoboka byose kubera ko amasaha yatugendanye. Jeanne, ntago tuganiriye byinshi, urabona duhuriye mu gitaramo. Tuzongera tugutumire kuri With the Sisters, twizere ko uzatuganiriza birambuye. Turagushimiye cyane rero, kandi uryoherwe n'igitaramo, ubundi umwuka wera manuke. Ahangaha nyine ni kuri People's Church, ahagiye kubera igitaramo cya Vestina na Dorcas.
murabona ko abantu bari kwitabira, abantu benshi bamaze kuhasesekara, barishimye, ubona ko buri muntu wese yaje yiteguye, ubona ko hari mood idasanzwe, buri wese urabona ko ari mu munyenga w'ibyishimo. Aha rero abantu binjira, hari abagura amatike ku muryango, ubundi hari abandi bayaguze online, noneho ukerekana tike nyine waguze online, ubundi ukinjira mu gitaramo. Rero tudatinze reka twinjiremo imbere kuko amasaha y'igitaramo yageze, igitaramo cyatangiye, kugira ngo tutaza gucikwa. Reka twinjiremo imbere aho igitaramo kiri kubera, ubundi turagerageza kubagezaho ibyo turi bushobore, nubwo tutabasha gushyiraho igitaramo cyose uko cyifashe, ariko turagerageza uko biri kose.
cyangwa se kuko ntura cyane cyangwa se kuko ndi umuntu mwiza tubyite gutyo niyo mpamvu Imana ingirira neza inkorera ibyo inkorera naraza ngashima Imana ngo ndashima Imana ko yankorera ibitangaza narasenze Imana iranyumva irabinkorera urabyumva so ukibwira ngo Imana yagize ibyo ukora because of what you did and that's not right ntabwo ariko kuri nta kintu na kimwe dushobora gukora gishobora gutuma Imana idukunda birenze uko yari isanzwe idukunda nta kintu ushobora gukora gishobora gutuma Imana ikwanga. So in English I'm saying there is nothing we can do right now, like something righteously, like either praying or giving more or fasting more, that can make God love you more than He already loves you. And there's nothing you can do, there's no sin you can do that will make God hate you. Because His love is everlasting love. Do you understand? So I was reading in Matthew chapter 6, verse 8 and 9. Disciples asked Jesus, how should we pray? And He said, pray, our Father. And then when I was reading it, watch. He did not say pray our God. Okay? He did not say our God. He did not say our leader or our king. He said our Father. I said, why did He tell them to pray? So they can stay awake during the night with the ministry of God, so that the world can receive the songs of salvation. And the things that I'm telling you, there is no doubt before God. Hallelujah. There is no that God is going to do what we require. Do you see the joy that they brought to you? The whole world needs the same joy. We don't want it to stay just as you can see, their tour just went in a few cities. But we want them to go through every city and every city of America, so they can travel all through Europe and all through Africa, because